Anongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mwese mumeze neza cyane kabisa, nizere ko abantu mwese mwamaze guhitamo YouTube channel yacu kabisa, nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo rero ndi kugenda nsuhuza inshuti zose kabisa zamaze guhitamo neza cyane. Ubwo ndavuga abamaze gukora subscribe muri rusange. Tuje mu makuru ajyanye n'imikino, tuje kugira ngo tugende turebera hamwe byinshi bitandukanye abiri kugenda abivugwa mu mikino hirya hano hino ku isi. Birumvikana hari abantu benshi cyane kabisa bakomeje kugenda batwereka ko babana natwe umunsi ku munsi. Ngabo ntabwo twabarenza ingohe kabisa, ibitekerezo byabo ni nyamibwa. Duhora tugenda tubibona tukanabashimira cyane. Icyo twakora nuko tujya dukomeza kugenda tubagezaho amakuru meza kandi agezweho. Yes, n'amakuru no tugomba guhera hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Birumvikana transferi akomeye cyane ari kugenda avuza ubuhuha. Ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ayiyubaka impande zose. Ku munsi iwejo habaye akanama k'abafana barebera hamwe icyo bafasha ekipe ya Rayon Sport mu kwiyubaka. Inama yabereye hariya kuri Hilltop Hotel, abafana bagira kuri 36 bahagarariye abandi nibo bari bahari muri iyo nama. Yatangiye ku isaha y'isa 9 iza kurangira ku isaha y'isa 12:30, amasaha agera kuri 3 n'igice kabisa bari bicaye muri iyo nama. Ubwo rero ku munsi w'ejo hari inama yari ikomeye cyane, abantu bayimenye ni bake ariko natwe twayimenye, twabashije kuyimenya irangiye, gusa twakurikiranye imyanzuro yabereyemo. Tuza kumenya byinshi byigiyemo. Fan club kabisa, lenge kwita ngo ni fan club, ahubwo ni fan club kuko yari ama ekipe yari abayobozi mu fan club atandukanye bari kusanije cyangwa se bari ibi ihuje n'abayobozi bagera kuri 36 nk'uko nabivuze, nibo bari bitabiriye iyi nama. Nakubwiye ko yamaze igihe kingana n'amasaha 3 n'iminota 30. Rero navuga ko byinshi byigiwemo n'ibyo tujya kugenda atugarukaho muri aka kanya, tutangariza abariyo imwe mu myanzuro ishobora gutuma muri ahantu uri yishima.
Ni imyanzuro rero ahanini yari iri kuganisha ku gushakira ekipe ya Rayon Sport akaryo ndetse n'ubushobozi cyane cyane mu bijyanye na finance kabisa, bijyanye na financial capacity. Abakunzi b'iyi ekipe bamaze iminsi bikubita cyangwa se bikomanga agatoki ku kandi bibaza ese ibintu bazabigeraho gute? Ubwo ndavuga ibyo gutwara ibikombe, cyane ko bamaze imyaka igera kuri 3 byaranze. Uyu mwaka rero abareyo baravuga bati niwo wa nyuma wa retired. Avuga bati rwose nadatwara igikombe icyo ari cyo cyose hano mu Rwanda, cyane cyane icya shampiyona, azaba asa naho rwose abatengushye cyangwa se atabafashije nk'uko babitekerezaga. Jean Fidel wamaze kwiyemeza ko umwaka utaha w'imikino azaba afite ekipe ya Rayon Sport itandukanye na za Rayon Sport umwagiye mubona. Abafana nabo batangiye kumufasha kabisa kugira ngo barebe ko hari icyo bazageraho. Ku munsi w'ejo ni inama yabereye kuri Hilltop Hotel nk'uko nabivuze, abenshi ntago babimenye. Ni inama yabaye bisa naho ari mu muhezo, gusa nanone iba ku masaha y'ikigoroba, iza no kurangira isa naho itinzeho gato, amasaha 3:30. Hanyuma rero iyi nama kimwe mu bintu byavugiyemo bikomeye cyane no gushaka amafaranga agomba kugura umukinnyi w'umunyarwanda kabisa ukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda. ubwo rero batabyibuka yagiye avuga ko agiye kuza muri Rayon Sport cyangwa se ekipe ya Rayon Sport imwifuza. Ngira ngo murabyibuka neza ko ari amakuru yagiye avugwa cyane kabisa. Yagiye avugwa ubwo icyo gihe ndabyibuka neza ikibazo cyabayemo cyari cy'amafaranga, ntabwo bahise bayabona ako kanya. Ubwo rero biza gutuma ekipe iyo hanze y'u Rwanda
ahita acika ekipi ya Rayon Sport, ariko bari basa naho bamaze kumvikana ibintu bijya gusa n'iby'umwaka utaha w'imikino. Bazi itwara neza cyane kabisa, kubera ko abantu benshi cyane barimo baribaza ese ekipi ya Rayon Sport irimo irazira iki muri iyi minsi bijyanye n'uburyo iri kugenda ayitwara. Ubwo rero ni igitekerezo cyiza abafana cyangwa se abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bagize, ndetse baza no kugishyira mu bikorwa. Ubwo rero hategerejwe kumenya amafaranga agomba gukusanywa kabisa, kugira ngo ibintu bibe byajya ku murongo, noneho ifaranga ribe ryagera kuba rigomba kugeraho, n'abandi bayishyikirize abo bagomba kurishyikiriza bidasubirwaho kabisa. Ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yakumvikana nawe, ndetse ibintu bisa naho byamaze kuba byasobanuka. igisigaye ahubwo ni ukumenya neza cyane kabisa, ni ukumenya neza niba koko ahubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nabwo ubwabwo buri gushyiramo imbaraga zo kugira ngo abantu batibuka neza. Tumubibukije tunihuta cyane ko iminota ndabona yatujyanye. Iminota yo ndabona tujyanye kabisa, birumvikana. Ubwo ngubwo abantu bari kwandika ibitekerezo, ubwo ibitekerezo byabo ndakomeza kugenda mbisoma kuko ndabona ari benshi cyane kabisa. Ati nitwa Desire, ati ndabakunda cyane, ati buriya dukunda ikipe yacu. Arakoze cyane Desire, kandi ndetse mu gasoro ndamubona ntabwo ajya asiba, buri gihe aba harameze neza cyane. Ubwo rero icyo navuga nuko kabisa nuko ibintu ari neza cyane. Ubwo rero nkuko nari ndimo mbivuga, abantu batibuka neza umuvandimwe kamubibutse neza cyane nifashishije Wikipedia, iraza kubifasha mu buryo bworoshye cyane kabisa, kugira ngo byorohe neza cyane, kugira ngo byorohe neza cyane kabisa. Ibintu tubyoroshye. Ndabona nabibonye. Hari ukuntu umuntu udakoresha interineti ya Mango 4G byamujabuka, ariko nkanjye ukoresha Mango 4G kabisa, ibintu bita bingeraho mu buryo bworoshye cyane. Yavutse tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu, hari mu mwaka w'1994. Rero ubaze neza cyane kabisa, urumva ko afite imyaka iyo kipe ari hariya kabisa i Bangladesh. Rero uyu nguyu akaba agiye kongera kuri joininga cyangwa se kugaruka u Rwanda, akaza kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Amafaranga agiye gukusanywa muri ekipe ya Rayon Sport isinyisha
cyane kabisa, twihute neza cyane. Kuko ndabona iminota ayo isa naho itangiye kudufata ukuntu. Dutambukira no mu yandi makuru, ni transfer turagenda tugarukaho cyane nkuko nabivuze. Ikindi kintu kabisa tuba tugomba kwibandaho ahangaha uretse za transfer zigiye zitandukanye. Ubwo rero ibitekerezo byandi kubibona, yitwa Gedeo ati ndabakunda cyane, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru, turabemera cyane. Arakoze cyane Gedeo. Abantu benshi cyane ubona ko rwose bari kugenda batubwira ati turi kumwe 5/5. Ikintu cyo kwishimira nyine, kuba dufite abo turi kumwe nabo birumvikana muri kino kiganiro. Ni ibintu byiza cyane kabisa, ibintu byiza cyane rwose. Ikintu kibi cya mbere kiryana ni ugukora ikiganiro ugasanga uri wenyine. Nicyo kintu cya mbere gishobora kuba kiryana, cyangwa se gishobora gutuma umuntu yirara muri rusange. Ubwo rero kuba hari abantu dukurikiye kandi batwereka ko bari kumwe natwe 5/5, navuga ko ari ikintu cyiza cyane, ndetse kino kudufasha muri rusange. Ubwo rero abantu kabisa bakomeze babane natwe 5/5, dukomeze kugenda twiganirira neza. Ndabona rwose bahari. Ndabona rwose bahari neza cyane. Ariko rwose batwereka ko bari kumwe natwe. Muri kubaza ngo ibya Serumogo acyari hatari rwose, ariko isezerano bayaguze rwose, ariko ibyo bintu ntabwo ari byo neza. Ibintu byo gukurikirana tukamenya ko gahunda zifashe, ni ukugenda dukurikirana ko gahunda zifashe kabisa, bikagenda neza cyane. Ko ndabona yo kubimenya, cyangwa se bafite gahunda yo kubimenya. Twe rero ubwo turakomeza kubikurikirana tumenye nyine what is going on, tumenye uko bifashe kabisa. Birumvikana kabisa, niko gahunda ziba zimeze. Kabisa. Nawe ugomba kugerageza kubikurikirana nyine tu, kareba uko bimeze neza.
ibitekerezo byanyu byo birumvikana kugenda mbibona. Yitwa Ineza Wiri ati ndabakunda cyane kabisa. Ati mukomeze mutugezeho ayo makuru. Arakoze cyane Blaise. Ati mwiriwe neza basore. Ati Rayon Sport yacu ko numva ifite ibibazo byinshi. Ati niba abafana rero bagomba kujya bagura abakinnyi se none perezida Maziki oya ntabwo perezida ari we ugomba kugura ekipe abakinnyi, burya wenda arafasiritetinga agafasha abandi, ariko perezida nyine ku ikipe ntabwo iba ari iye wenyine, ntabwo iba ari iye muri rusange. Rero burya ako kantu muzakikuremo k'amafaranga ya perezida, muzakikuremo kabisa. Muzakikuremo rwose. Muzakikuremo kuko ntabwo ari keza, ntabwo ari keza habe na gato. Rero ibintu byo kuza muvuga ngo urabona ngo perezida ngo ntiyashyizemo ngo amafaranga ngo kandi ngo ni perezida, ibintu ugasanga nyine abantu benshi cyane babyishyizemo bavuga bati nyamara batagomba kuyatanga. Ariko burya namwe mujye mushishoza nyine muzasanga atari fureshi, mujye mushishoza neza, muzasanga rwose buriya atari ibintu byo gutindaho cyane, kuko ikipe niba atari iy'umuntu umwe baba bagomba gufatanya. Niyo mpamvu mvuga ngo niba uzi neza ko uzabaza ikipe ya Rayon Sport umusaruro, nyamuneka byakabaye byiza uwo musaruro uzayibaza nawe uwugizemo uruhare. Uvuga uti njyewe ku giti cyanjye, kubera ko nzi neza ko shampiyona nirangira nzabwira Jean Fidel ati umusaruro wawe ko ndi kubona ari muke, ati reka noneho nanjye nkanda akanyenyeri, ati reka nanjye nkanda akanyenyeri, sibyo? Ibyo ngibyo birahagije rwose. Nanjye reka nkanda akanyenyeri, ubwo rero aho ngaho uzaba ukoze akantu aho kugira ngo nyine uvuge ati ekipi yacu imeze nabi, perezida yegure, kandi uzi neza ko nawe nta ruhare wagizemo kugira ngo ikipe yitware neza. Ikipe ya Rayon Sport nta handi hantu ikura amafaranga, murabizi. Rero ntimukagere mutuma mubabaza perezida ngo perezida ejo niba numvise Karenzi avuga ati rwose abaremba kurira inzira ku murima, ati ikipe ya Rayon Sport rwose yararangiye. Genda avuga ibintu byinshi cyane, ariko ntabwo njya nemeranya nawe buriya rimwe na rimwe, kuko buriya
byanga byakunda ekipe irahari, ahubwo abakunzi bayo bagerageze kuyifasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza, ibintu bisaba ubufatanye. Ntabwo rero biba ari ibintu byo gukorwa n'umuntu umwe gusa, ubwo rero aho kantu abareyo bagiye bakibuka neza, bibuke ko ekipe atari iy'umuntu umwe gusa. Niko bimeze kabisa. Reka dukomeze n'andi makuru mu Yes, murabyumva neza rero, wenda ijwi ntabwo rimeze neza nk'ibisanzwe, ariko birumvikana turaza kugerageza kugenda turikoresha uko rimeze, tubahereza amakuru n'amakuru birumvikana aba ari update cyangwa se updated news kuri imikino tugenda duhera iwacu mu Rwanda tuzenguruka hirya no hino ku isi tureba ibigenda bivugwa. Pe ya Rayon Sport kabisa, ku munsi w'ejo habaye inama, navuga ko ari inama idasanzwe ariko nanone inama ifite icyo ivuze ahanini ku myiteguro y'ekipe ya Rayon Sport. Ni inama y'inteko rusange ya Association Rayon Sport yabaye ku munsi w'ejo, ibera ahitwa kuri Grazia Apartment. Niho yabereye kabisa, niho byabereye. Bro, abantu bari kuri YouTube channel yacu, ngira ngo amafoto y'uburyo byari byifashe mu nama bari kugenda bayabona, genda babona updates gake gake kabisa yuko ibintu byari bimeze muri rusange. Rero icyo ndi kubona kabisa nuko abantu kuri YouTube kabisa bafite inyota yo kumenya neza imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Aneni, ese iyi nama yari igamije iki? N'ibiki byavugiwemo? Ni bande bari bayirimo? Byose rero muri kino kiganiro bigomba kuba birimo muri rusange. Ibitekerezo byanyu ndakomeza kugenda mbiha agaciro, mbisoma gake gake nkurikirana uko muri kugenda mutuganiriza muri rusange, hanyuma ngende mbona ibyo muri kugenda mutangaza hirya no hino, ndi kugenda mbikurikirana neza. Ubwo birumvikana ndakomeza kugenda nganira namwe muri ubwo buryo, haba kuri YouTube ndaza kubona komenti zanyu,
ndetse no kuri paje yacu ya Facebook birumvikana ndaza kuba mpari imeze neza. Reka amfate ku mazi gatoya amasegonda nka 15 ubundi ngaruke dutangira n'iyi nama muri rusange. Abareyo izere ko nta n'umwe uraza gucikwa kuko ibyavugiwemo ni ingirakamaro kandi bireba abareyo banyabo. Ubwo twihuse cyane kabisa nimvuze amasegonda 15 ariko ntago arenze n'atanu. Reka adwite twihuta cyane kabisa kadore kuri perezida. Ibyavuzwe na perezida cyangwa se ibyavuzwe byari bijyanye na perezida gushaka abaterankunga. Ubwo ni ijambo rya perezida nagiye mpayirayitinga buri ngingo nyine uko bagiye bazivuga. Gushaka abaterankunga, kongera amasezerano na SCOR, abagabo kongera amasezerano na SCOR, kugura imyenda y'abakinnyi, abagabo nyine kongera amasezerano ya SCOR, ndabona nabyo babivuzeho. Ekipe y'abagore nayo ndabona bayivuzeho ukuntu Academy iri i Nyanza nayo ndabona hari ukuntu bayivuzeho amafaranga bagenda bayagabagabanya. Abaterankunga rero harimo Canal Plus, akarere ka Nyanza kagomba kujya miliyoni 100 nayo ko ku umwaka. Ubwo rero amasezerano akaba agomba kumara imyaka 4. Uko nagiye nkora highlights kugira ngo mubyumve neza. Umusaruro mu kibuga season ya mbere Rayon Sport yabaye ya 7, season ya 2 recruitment zakozwe nabo une evaluation bw'umuto perezida y'amasobanuro neza byinshi. SG ntiyashyizweho kubera ko nta kashi zari zihari zo kuba bamuhemba. Hanyuma hanarebemo kandi ibitarakozwe neza, harimo coordination ya fan clubs, harimo coordination ya fan club kabisa. Hanyuma perezida abajijwe ati ese harakorwa iki kugira ngo abareyo bishime? Video yasubije hashatswe umutoza umenyereye shampiyona yo mu Rwanda. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, abakinnyi bamaze kugurwa gusa hasigaye abakinnyi 3 bazaturuka hanze y'u Rwanda. Hazashyirwaho coordinateur wa fan club ariwe azashyirwaho. Hanyuma Ndahiro Olivier we azaba umubitsi. Abantu bagenda babyumva neza bugenda micagagura gake gake. Hanyuma raporo y'umutungo
ibihumbi 971 niyo mafaranga komite nshya yatangiranye. Hanyuma fan club ndabona zaratanze amafaranga menshi ndabona zaratanze amafaranga menshi cyane kabisa. Ubwo bavuze n'ibiteganyijwe harimo kugura abakinnyi bazatwara miliyoni 120. Ndabona harimo Ntronoma na match amafaranga yose bazayakoresha bahise bayishyira hanze kuko wenda uretse abo banyamahanga batatu bategereje kuba bagurwa n'ubundi ikipe ntabwo izahinduka cyane. Abazamu ni batatu hanyuma mu bateganywa kuba bakongerwamo neza cyane kabisa harimo umuzamu umwe, harimo rutahizamu ukina aca ku ruhande ndetse na rutahizamu tipiko namba 9. Sugira ngo iby'ingenzi simbifuza kuko ndabona iminota yatujyanye. Ubwo rero reka twinjire mu yandi makuru kuko ndabona iby'ingenzi byo umuntu aba yamaze kubisasanura neza. Iby'ingenzi hari ukuntu umuntu aba yamaze kubisasanura kabisa. Aba yagiye abinyuranyuramo gake gake. Kabareyeho ndabona rwose ikintu cyitwa kwitabira ewana bari tayari. Tayari imyitozo nko ku munsi w'ejo bazakora imyitozo mu Nzove. Niyo makuru mfite. Ubwo rero umuntu w'umureyo uri tayari kabisa gushyigikira kipe ye yagira gutya rwose akinyabya mu Nzove ku munsi w'ejo. Yagira gutya akinyabya mu Nzove ku munsi w'ejo. Kareba ko ibintu byagenda neza kabisa. Akareba ko yashyigikira kipe ye kabisa. Naho bitagenze neza.
ndabona bari kumbaza ngo nsubiremo ekipe yose ngo nabivuze badahari ariko birumvikana umuntu yanayisubiramo kabisa yanagira gutya akayisubiramo yanagira gutya akayisubiramo kuko ndabona abantu benshi bayimbaza kandi nari namaze kuyitangaza ambwira ko hari abaje nyuma ariko ntabwo bigoye kabisa ayisubiramo cyangwa basubize inyuma baze kuyumva neza kuko kwisubiramo nabyo ko amakuru ni menshi reka dukomeze n'andi makuru ahubwo hanyuma bo baze gusubira inyuma gatoya baraza kuyumva cyeka aribyo byadufasha yo kubimenya cyangwa se bafite gahunda yo kubimenya twe rero ubwo turakomeza kubikurikirana tumenye nyine what is going on tumenye uko byifashe kabisa birumvikana kabisa niko gahunda ziba zimeze kabisa ugomba kugerageza kubikurikirana nyine kareba uko bimeze neza ibitekerezo byanyu byo birumvikana kugenda mbibona yitwa Ineza Willy ati ndabakunda cyane kabisa ati mukomeze mutugezeho ayo makuru arakoze cyane Blaise ati mwiriwe neza basore ati Rayon Sport yacu ko numva ifite ibibazo byinshi ati niba abafana bagomba kujya bagura abakinnyi se none perezida Maziki oya ntabwo perezida ari we ugomba kugura ekipa abakinnyi burya wenda arafasiritetinga agafasha abandi ariko perezida nyine kuko ikipe ntabwo iba ari iye wenyine ntabwo iba ari iyiye muri rusange rero burya ako kantu muzakikuremo k'amafaranga ya perezida muzakikuremo kabisa muzakikuremo rwose muzakikuremo kuko ntabwo ari keza habe na gato ubwo rero ibintu
byo kuza muvuga ngo urabona ngo perezida ngo ntiyashyizemo ngo amafaranga ngo kandi ngo ni perezida ibintu ugasanga nyine abantu benshi cyane babyishyizemo bavuga bati nyamara baba batagomba kuyatanga ariko burya namwe mujye mushishoza nyine muzasanga atari fureshi mujye mushishoza neza muzasanga rwose buriya atari ibintu byo gutindaho cyane kuko ikipe niba atari iy'umuntu umwe baba bagomba gufatanya. niyo mpamvu mvuga ngo niba uzi neza ko uzabaza ikipe ya Rayon Sports umusaruro nyaboneka byakabaye byiza uwo musaruro uzayibaza nawe uwugizemo uruhare. uvuga uti njyewe ku giti cyanjye kubera ko nzi neza ko shampiyona nirangira nzabwira Jean Fidele ati umusaruro wawe ko ndi kubona ari muke, ati reka noneho nanjye nkanda akanyenyeri bati reka nanjye nkanda akanyenyeri, sibyo? ibyo ngibyo birahagije rwose. nanjye reka nkanda akanyenyeri, ubwo rero aho ngaho uzaba ukoze akantu aho kugira ngo nyine aho kugira ngo uvuge ati ekipe yacu imeze nabi perezida yegure, kandi uzi neza ko nawe nta ruhare wagizemo kugira ngo ikipe yitware neza. Ikipe ya Siporo nta handi hantu ikora amafaranga murabizi, rero ntimukagere mutuma mubabaza perezida ngo perezida ejo niho nawe numvise Karenzi avuga ati rwose waremba kurira inzira ku murima, ati ikipe ya Rayon Sports rwose yararangiye. Genda avuga ibintu byinshi cyane ariko ntabwo njya nemeranya nawe buriya rimwe na rimwe, kuko buriya byanga byakunda ikipe irahari, ahubwo abakunzi bayo bagerageze kuyifasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza. ibintu bisaba ubufatanye. ntabwo rero biba ari ibintu byo gukorwa n'umuntu umwe gusa. ubwo rero aho kantu abareba bajye bakibuka neza, bibuke ko ekipe atari iy'umuntu umwe gusa. niko bimeze kabisa. reka dukomeze n'andi makuru mu ibera ahitwa kuri Grazia Apartment. yabereye kabisa, niho byabereye. abantu bari kuri YouTube channel yacu, ngira ngo amafoto y'uburyo byari byifashe mu nama bari kugenda bayabona.
genda babona updates gake gake kabisa yuko ibintu byari bimeze muri rusange. Rero icyo ndi kubona kabisa nuko abantu kuri YouTube kabisa bafite inyota yo kumenya neza imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Aneni ese iyi nama yari igamije iki, n'ibiki byavugiwemo, ni bande bari bayirimo? Byose rero muri kino kiganiro bigomba kuba birimo muri rusange. Rero ibitekerezo byanyu ndakomeza kugenda mbiha agaciro, mbisoma gake gake nkurikirana uko muri kugenda mutuganiriza muri rusange. Hanyuma ngende mbona ibyo muri kugenda mutangaza hirya no hino, ndi kugenda mbikurikirana neza. Ubwo birumvikana ndakomeza kugenda nganira namwe muri ubwo buryo, haba kuri YouTube ndaza kubona komenti zanyu, ndetse no kuri page yacu ya Facebook birumvikana ndaza kuba mpari imeze neza. Reka amfate ku mazi gatoya amasegonda nka 15 ubundi ngaruke dutangira n'iyi nama muri rusange. Abareyo izere ko nta n'umwe uraza gucikwa, kuko ibyavugiwemo ni ingirakamaro kandi bireba abareyo banyabo. Rero twihuse cyane kabisa, mvuze amasegonda 15 ariko ntago arenze n'5. Reka duhite twihuta cyane kabisa, kadore kuri perezida. Ibyavuzwe na perezida cyangwa se ibyavuzwe byari bijyanye na perezida, gushaka abaterankunga. Ubwo ni ijambo rya perezida, nagiye highlightinga buri ngingo nyine uko bagiye bazivuga. Gushaka abaterankunga, kongera amasezerano na SCOR, abagabo kongera amasezerano na SCOR, kugura imyenda y'abakinnyi, abagabo nyine kongera amasezerano ya SCOR, ndabona nabyo babivuzeho. Ekipe y'abagore nayo ndabona bayivuzeho ukuntu. Akademi iri i Nyanza nayo ndabona hari ukuntu bayivuzeho, amafaranga bagenda bayagabanya. Abaterankunga rero harimo Canal Plus, akarere ka Nyanza kagomba kujya miliyoni 100 nayo ko ku umwaka. Ubwo rero amasezerano akaba agomba kumara imyaka 4.